Hello guys, niba ukoresha CapCut uyu munsi ngiye kukwereka akantu k'ubwenge. Ese waba ugira content wenda ukunda kwifata nk'amashusho ureba nko muri telefone yawe n'urugero. Ukaba kandi uri buvuge ibintu birebire nk'icyo uri bukora ikiganiro kirekire, bimwe na bimwe ukaba uri bubyibagirwe wenda ugezemo hagati ukamenya se naringeze kuyihe topic, mbese nyine bikakuyobera ukongera ugasiba ugatangira usiba utangira wongera ukora bitewe no kwibeshya. Uyu munsi ngiye kukwereka rero bumwe mu buryo wakoresha bwo kuri CapCut. Ukaba wakomeza ukavugira muri kamera muri telefone yawe, uri kwifata amashusho, uri kureba muri telefone yawe, ugakomeza ukavuga ibintu uri kuvuga, ntutegwe, ntuze kwibeshya ngo ngeze he, byose kuri telefone yawe ukoresheje CapCut. Reka tubirebe rero. Bwa mbere na mbere uzafungura CapCut. CapCut uyizemo. Numara kuza muri CapCut urabona ko ifite utuntu twinshi dutandukanye hano. Uzaza hano ukore kuri expand. Nukora kuri expand uzaza hano handitse teleprompter. Numara gukora kuri teleprompter, noneho iyo umaze gukanda hano muri prompter umaze kugeramo urabona ko hano harimo amagambo atandukanye. Urugero nukuvuga ngo uramutse ukanze hano urabona ko dushobora gusoma ari amagambo agenda azamuka, bya bindi wanditse bikagenda bizamuka ugenda usoma ibintu bitandukanye wateguye uri buvuge muri video yawe. Wenda reka tubihagarike. Nukuvuga ngo rero hano ushobora gukora amasegonda 15, iminota 60, iminota 3 hano kuri multi clips, ariko ushobora no gushyira hano muri one shot, noneho ukaba warecordinga video ushaka. Nukuvuga ngo rero kwishyiramo amagambo yawe uraza ukajya hano kuri edit, noneho aya magambo arimo uhita uyasiba, ukayasiba ukandikamo ayawe. Ubu nukuvuga ngo tugiye kuyasiba, niturangiza twandikemo amagambo yacu. Ndakora paste rero, ishyizemo amagambo mbonye nyine nari nkuye ahantu bisanzwe. Ubu nukuvuga ngo rero nzakanda hano, nimara gukanda urabona ko ushobora kugenda soma ibintu bitandukanye, ugenda umanuka witonze nyine ugenda usoma amagambo ugezeho bigenda bizamuka, igika kimwe kivaho hajyaho ikindi ku buryo bishobora kugufasha. Aka kantu ni keza rero kuko nyine niba uri kuvuga nk'inkuru runaka n'urugero cyangwa se ikindi kintu, urabona ko ushobora kubyifashisha. Ushobora kubyifashisha ugakora video yawe n'ibindi bintu bitandukanye. Ushobora gukora hano kuri aka kantu, wakora kuri aka kantu ukongera speed ukanayigabanura. Ubona ko ushobora gushyiramo bikagenda byihuta, urabona ko biri kwiruka hano bitewe na ritmu uri bugendereho, uri buvuga inkuru yawe cyangwa se ibintu uri kuvuga. Ushobora kuza ukagabanya usatira mu 10, waba uri bwihute ugasatira mu 100. Hano naho hasi ushobora gushyiramo font size, uburyo amagambo angana. Nukuvuga ushobora kuyagira manini cyangwa se ukayagabanya ukayashyira mato, ukayagira matoya bitewe n'ibyo ushaka. Hano naho ushobora guhindura color. Hano wenda ukaba washyira mu muhondo, ukadushyira mu muhondo n'urugero. Nukuvuga ngo aho ugeze amagambo ari surinye cyangwa se ari highlighted ahita ahindura ibara ijambo ugiye gusoma. Ushaka kubigira umukara ugashyiramo ibara ushaka. Nukuvuga ngo rero ufashe video nyine ushaka, uri kuvuga ibintu runaka, umaze kwifata video. Iyo urangije no kuvuga ngo uhita ukora hano handitse export. Hano urabona ushobora gushyiraho ibintu bitandukanye, ugashyiraho
texte, hano ushobora gushyira ugashyiraho amafilitazi n'ibindi bitandukanye. Urabona ko hano hari amafilitazi, ukaba video yawe wayishyiraho filitazi. Hano naho harimo ibindi, harimo amayifegite, ugashyiraho amastika. Iyo urangije rero video yawe uhita ukora hano handitse export, ubundi ukegisportinga video yawe ukaza kuyisanga kuri telefoni yawe. Wenda kandi tutarebye, ni ukuvuga ngo ahandi ushobora no gukora hano ugajya kuri edit. Ni ukuvuga ngo ya video wafashe ugiye kuyeditinga muri CapCut, uragenda nyine video ukayeditinga, niba ari amakosa arimo, niba ari utuntu ukataho ukatuvanaho, nabwo ukaba wakanda hano ugakora kuri export, video ukayiexportinga ukayisanga kuri telefoni yawe, ukabasha kuba wayisharinga cyangwa se wayikoresha icyo wayishakiraga. Ubu ni uburyo rero wakoresha CapCut, ugakoresha uburyo bwayo bwa teleprompter, ukaba wabwifashisha uri kurikodinga video, bikagufasha kuba utakibagirwa ibintu wari uri kubwira abantu, cyangwa se niba wari uri kwifata video uri kuganiriza abantu, uri kubabwira inkuru, aka kantu muzakifashishe kazabafasha. Kora subscribe rero niba ugeze hano bwa mbere, ukore kuri notification, ukore share, ukore like, kugira ngo utazajya ucikanwa na video nzajya ngushyiriraho. Tubonane muri video y'ubutaha.